Hari amafunguro anyuranye umugore utwite agomba kwirinda kurya kuko ashobora kugira ingaruka ku buzima bwe bwite cyangwa se ubw'umwana atwite. Twabateguriye amafunguro 10 umugore wese akwiye kwirinda. Amata n'imitobe bidasukuye. Nubwo rimwe na rimwe ushobora gukama ugahita winywera cyangwa se wakora umutobe waba urutoki cyangwa w'imbuto ugahita unywa, nyamara si byiza ku mugore utwite. Hari bagiteri yitwa Listeria monocytogenes ikaba itera indwara ya listeriosis mbi cyane ku mwana uri mu nda ndetse na nyina, kuko iyo bagiteri ituma ubudahangarwa bw'umubiri bugabanuka. Niyo mpamvu ku mugore utwite ari byiza kunywa amata cyangwa imitobe byamaze gutekwa bikabira, kuko niho iyo bagiteri iba yapfuye. Ibiryo byabitswe muri firigo. Iya bagiteri tuvuze haruguru ya Listeria ishobora no gukurira muri firigo, ikaba yafata ibyo kurya bibitswemo. Igihe rero ibyabitswemo bitari butekwe, si byiza ko umugore utwite abirya. Niyo biri butekwe, ni byiza kubicanira igihe kinini kandi ku muriro mwinshi. Ibikomoka ku matungo bibisi cyangwa bidahiye neza. Ibikomoka ku matungo tuvuga hano ni inyama zose, amafi yose, amata n'amagi. Mpamvu atari byiza ku mugore utwite kuko hashobora kuba harimo bagiteri ya Salmonella cyangwa indiririzi ya Toxoplasma. Byose bishobora kwinjira mu mubiri w'umwana akazavukana ibibazo binyuranye by'ubuzima. Kugira ngo rero ibi byose ubyirinde, ni byiza guteka ibyo byose bigashya neza, ndetse amagi yo nturya umureti ahubwo ukayatogosa kandi akamara byibuze iminota 15 mu mazi yamaze kubira. Niba ugiye kurya ibyo utitegeye cyangwa utazi ko byatetswe, byaba byiza utariyemo ibikomoka ku matungo. Amashu mabisi. Ubusanzwe tugirwa inama yo kurya amashu mabisi, cyane cyane kuri salade, kuko niho aduha ibiyarimo byose. Nyamara iyo bigeze ku mugore utwiteho, ibi icyitonderwa ndetse ntibinemewe. Hariya hagati y'ibibabi byayo uko biba bigerekeranye, hashobora kororokeramo neza bagiteri zinyuranye n'izindi ndiririzi nka Toxoplasma twavuze haruguru. Niyo mpamvu ari byiza kubanza kuyateka niba utwite. Ndetse n'izindi mbuto zose. Uruzaba rwiyashije ntuzarurye utwite, kandi n'izindi uzironge mu mazi atemba mbere yo kuzirya. Foromaje idasukuye. Usanzwe nawe ushobora kwikorera foromaje, kimwe nuko hari izigurwa zikozwe. Niba ariyo kuyikoreye, ni byiza kuyikorera pasteurisation, uburyo bwo kwica mikorobe ziri mu kintu ukoresheje umuriro nko mu ifuru. Niba ari iyo uguze, banza usobanuze ko iyo foromaje yakorewe pasteurisation. Niba naho batabizi cyangwa ku gipapuro bitanditseho, si byiza kuyirya kuko hashobora kuba harimo bagiteri yitwa Listeria. Kawa nyinshi n'ibyo kunywa byongera imbaraga. Kutarenza miligrame 200 za kafeine ku munsi ntacyo bitwara umugore utwite. Nyamara kandi iyo wayinyoye ikawa ukanywa n'ibindi bishobora kuba birimo kafeine, bizamura igipimo cya kafeine bikaba bibi ku buzima bwawe iyo utwite. Ni kimwe no ku binyobwa byongera imbaraga, kuko nubwo bitabamo kafeine nyinshi ariko bishobora kuzamura umuvuduko w'amaraso ndetse bikanatera indihaguzi. Ipapayi ridahiye neza. Amata y'ipapayi ridahiye amwe ibinyabutabire bishobora gutera ibise ku gihe kidakwiye. Ibyo binyabutabire bikora nk'umusemburo wa oxytocin na prostaglandin, ikaba imisemburo igira uruhare mu kubaho kw'ibise. Kurya ipapayi ridahiye rero ushobora kugukururira ibyago byo gukuramo inda n'ibindi bijyana nabyo. Ibyo kurya byongerewemo amasukari, za shokora, bombo, ice cream n'utundi tuntu turibwa turyohera, uhita ubyumva ko harimo isukari. Nyamara burya hari ibindi byo turya biba byongewemo isukari ndetse nyinshi, nyamara ntube wabyumva uramutse utabizi. Iyo sukari uretse gutera umubyibuho udasanzwe, diabete n'izindi ndwara, nta n'akamaro kanini zigirira umubiri wacu. Bitewe n'uko rero n'ubusanzwe iyo utwite ibiro byiyongera, ukaba wanagira diabete, ikirari uko wabyaye, kurya ibyongewemo amasukari byakongerera ibyago. Ibyo kurya bya soda n'ibindi byongewemo isukari. Ntabwo kafeine gusa ari ituma umugore utwite batemerewe kunywa soda na Coca-Cola, ahubwo amasukari aba yongewemo niyo mabi kurusha iyo kafeine ku mugore utwite. Muri rusange usanga agacupa k'ibyo kunywa kaba karimo hagati ya gramu 25 na 35 z'isukari. Impamvu ku mugore utwite ibyiza ni umutobe yikoreye, nawo ntawongeremo isukari, amata y'inshyushyu n'amazi. Ibi byo kunywa nta kibazo bishobora kumutera.